ubuswa tugira mu bukristo bungana n'igihe gitoya duha Imana. Ubwami bw'Imana ni ikintu twese tuvuga ngo ngewe ninje mu bwami bw'Imana. Ariko se ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana ni iki? Ku isi dufite ubwami n'amahame y'ubwami, n'amabwiriza y'ubwami, n'amategeko y'ubwami. Uko biri kose nta gihugu kidafite itegeko nshinga. Bibiliya rero birasa n'itegeko nshinga ry'umukristo, ariko harimo ijambo rimwe rivuga ngo ubwami bw'Imana si amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana n'ibikorwa. Gahunda ariyo ngarukaho yagaruka ushima Imana. Ndashaka kuyivugaho ngakomeza n'ijambo ry'Imana. Ndasaba ushireho kugira ngo abadukurikira online, kubera ko baradukurikira, ndatekereza ko ari na bamwe twashize kuri rubuga rwacu rwo gukontribuye ibyo tuzakora bari Burayi. Nubwo bari Burayi ariko kubera ko badukurikira barambwira ati yewe twedingeho natwe dukora imirimo, kuko igiterane twaracyumvise twarakibonye. Ndatekereza turaza gukora amafishi cyangwa se ari amaposted tuba dutanga, twa posted two gutanga tw'igiterane. Ejo tuzaba twasohotse kugira ngo nibuze abantu bashe kutubona, babashe no kubimenya. Twatumiye amakorari, twatumiye abashumba bo muri Harvest Christian Church bose, twatumiye nabo handi, dutumira n'amakorari atandukanye harimo za ministry, dutumiramo n'abahanzi, dutumiramo n'abandi bakozi b'Imana bazaza. Turifuza kuzagira igiterane cyiza. Intego yacu rero ni garuka ushime Imana. Gushima Imana kubera iki? Ubundi ubuzima bw'umukristo ntabwo ari ikindi. Isengesho rya mbere ni ugushima. Mbere y'uko usaba urashima. Ntabwo abanza gusaba, abanza gushima. Iyo ushima ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo urarekonesa ibyakozwe, kandi igikorwa cya mbere cyakozwe waravutse. Kuba waravutse ibyo nishimwe gusa. Ijambo rya kabiri, kuva Imana yaremeye kuvuka yateganije n'ibizakubesha. Nubwo uyu mwanya byaba bitagaragara, nubwo bitaba bihari, ariko Imana yarabiteguye ko muri iyi minsi iri imbere hari ibintu uzahura nabyo utatekerezaga, ariko Imana yatekereje kera. Imana ntitekereza none, ibyo ducamo yabigambiriye kera. Muribuka mu Efeso 2 igice cya 2 n'umurongo wa 10 haravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tugire ute tuyigendere. Donc impamvu Imana itanga amasezerano ibiri kukubwira ibihari, ikakubwira ngo ubwoba ndibushire, dore umugambi urahari. Ikaguha isezerano, nzakororotsa, nzakugwiza, nzaguha abana, nzaguha abakobwa, nzagutuza, nzakugendesha amahanga, nzagushyira hejuru, uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uzakomera, uzagira imbaraga, uzayobora bene se, ukarota, ukerekwa, ugahanurirwa. Ibyo ni umugambi w'Imana yagambiriye kera. Ibiri kukwinjiza ngo reka ubwoba nibushire, uriho kubw'umugambi wanjye. Amen. Abantu rero bahabwa amasezerano ntimukwiriye kugendana ubwoba. Rero ni ugushima Imana kuko turiho, twaravutse kabiri, kandi turiho Imana itwerekeza mu mugambi wayo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Iki giterane cyagaruka ushima Imana harimo utuntu twinshi two gukoramo. Icya mbere, tuzaba dusangira, nubwo hariho gushima no gutangana ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, ariko tuzaba tunasangira. Niko biteguye, tuzasangira ibyo kurya no kunywa ku by'Imana yadukoreye. Nibuze tugire iyo pati yacu turebe uko tuyigenza. Cya kabiri ni ugutanga ibyo kurya ku miryango ikennye. Ejo twakoze ikintu cyiza, abo twahuye hari ibyatanzwe kuri devi yacu. Imiceri twatekerezaga imifuka ishobora kugera mu 10, hatanzwe imifuka 6 y'umuceri, hatanzwe imifuka 5 y'akawunga. Turimo turenda kuba successful muri cya gikorwa cyacu. Icyakora ikibazo kigihari ni financials, kubigendanye n'amafaranga. Niho tutari twagera ku rwego rwiza, ariko nabyo turimo turabikora. Urubuga rurahari, admin arahari, yahaguruka bakakubona. Nuwaza gukenera kugira ngo joining urubuga nawe agira icyo akoraho,
kuri abo bantu ntukihute, gahagarara bakurebe, ntukavuduke. Yabedingaho abashaka kugira icyo baparticipa nta kibazo, yabadinga ku rubuga akabashyiraho. Turifuza ko kuzagera nibuze nko mu byo kuwa 4 kuwa 5 ibikorwa byacu byaba bimaze kumera neza, byose biteguye neza. Rero hari icyo kintu cyo kuzafasha abantu bashobora kuba badafite ubushobozi, ariko tukabagaburira bakajya kugaburira n'abandi bari mu rugo. Hariho ubwishingizi mu kwivuza mituelle de santé. Ejo twasanze nibuze ari nk'imiryango twagira abo dufasha, tukiganiraho, bizaterwa n'ubushobozi buzabonekamo, ariko nibuze mituelle izatangirwa bamwe, nubwo batakwira cyangwa se bagakwira, nabwo Imana irabishoboye, byose bizagenda neza. Hariho gutanga imashini zidoda, twamwe tubivugaho. Hariho umwe wemeye kwitanga ariko akayitanga nyuma y'igiterane. Hariho n'undi nawe wabitekereje gutyo, tubona nk'ebyiri ko turimo dusa n'abazikoraho. Twari twateganije 3, murumva bitari kugenda bicamo, muvuge ngo amen. Murababaye murishimye. Icyo twakirebyeho rero, usanga gutera inkunga imishinga iciriritse kuba dufite udushinga dutoya, usanga nabyo umuntu yagerageza akagira icyo akora, byose turacyarimo tugira uburyo tubikoramo. Ikindi ni ukwambika abambaye ubusa. Nubona wambaye ujye wibuka ko arabambaye ubusa, sibyo? Twambika abambaye ubusa. Imana bamugisha. Ni byiza ko tubitekereza dutyo, ni byiza ko tubibamo dutyo, tukagira ibyo dukora. Rero ibyo ngibyo muri icyo giterane cyacu bizakorwa. Reka dushimire abantu mwese mwagize icyo mukora, n'abandi mwagize icyo mwemera utari mwayigura. Reka tubakomera amashyi menshi 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 menshi. Hanyuma icyo musabwa ni kimwe, nuko mutwemerera mukararikamwe abantu, kababwira ngo dufite iki giterane. Reka mbivuge no kuri social media n'abadukurikira babyumve, dufite ikibazo niba ari uko tutari twamenya ikoranabuhanga. Duterana turi benshi, ariko inyigisho yacu uburyo ikurikiranwa kuri YouTube ubona bayijoyininga ari bakeya. Muzi impamvu? Isangizwa ari nyine isangiza abantu. Mwebwe iyo muyibonye muravuga ngo n'ubundi nari mpari mu materaniro bayigishije mpari. Reka da yiha abandi batari bahari, yihe n'abandi kandi ntimukayiha abakijijwe gusa, mujye muziha abapagani badakijijwe mu kabari. Na kanguka yanyweye ese noneho kino bohereje n'igiki, nareba asange ni pasiteri uri gutanga ubuhamya ko nawe yavuye aho arara, kuko aho bari niho twabaga mbere. Donc ubutumwa bwacu ntibukwiriye gusanga abakristo, bukwiriye gusanga abatari abakristo, bakamenya ko natwe niho twari turi, ariko twagiriwe ubuntu tukurwanya. Rero muri abanyantege nke cyane mu gusangiza abantu inyigisho zacu, bigaragaza ko muri mwebwe ubutumwa bwanyu nubwo munzu ariko hanze biragoye, n'ibiryo no kubitanga biragoye. Burya wimanye gutanga link wambi biryo, unyimye link gusa ari amafaranga bitwara. Harya bitwara ngahe mega nkazingahe, yukoza akarinki kajugunyira abantu nka 5 hagenda nka mega zingahe, ndani zigenda nazo. None ubwo uzambisa free y'akawunga. Niba ari ikibazo cy'intege nke, niba ari ikibazo cyo kuba tudakunda gutanga, ariko mujye muzirekura muziha abandi uko muzibona ku rubuga tuzitanga. Mumbabarire iyo ibi bintu tubivuga ntabwo ari ubucuruzi turi gukora, oya pe, ntabwo ari hari abantu bishyizemo buri impamvu bari gusaba subscribe kubera ubucuruzi. Ntabwo ari ubucuruzi, ahubwo nibuze uko dushyizeho inyigisho uyibone, kabone nubwo waba utaje basukurikire nkuwari hageze, wumva ibyavuzwe n'ikoranabuhanga ryatwegereje. Rero muri hasi cyane, muri wike kuri icyo kintu. Murabinyemereye kujya musangiza abandi inyigisho? Yemwe hari abantu bahise bareba muri sima, none se ni ikibazo bababwiye ko ari icyaha? Kuko hari umuntu baherutse kubwira ngo gusengera mu rusengero rurimo amakaro ni ikibazo.
kandi kuyoba byihuta vuba. Uriya kuyoboka biragora ariko kuyoba birihuta. Social media iduhaye uburyo bwo kwamamaza ubutumwa neza, sibyo? Munyemerere mbasaba icyo kintu, inyigisho muzisangize abandi, yaba ku mbuga mubaho haba n'ahandi, mujye muzisangiza abandi, ntacyo bitwaye. Murabinyemereye? Hari ababyanze ntabyo bibonye. Murabinyemereye? Hanyuma badafite telefone za smart nta kibazo, za smart telefone nta kibazo, mwebwega n'ubundi ubwo biracyari mu gicuku. Ariko ndagusengeye Imana ikumbere ka smart kagezweho, apana gafinina kagezweho, mu izina rya Yesu. Urayakiriye? Yihabwe mu izina rya Yesu. Uzajya na matushu kandi uzageraho anaturumbuke mavemo. Nawe cisha urutoki nk'abandi bana, cisha urutoki, umanure uzamure, kandi Yesu birabakwiriye. Mbwirira umuntu ngo biragukwiriye. Ere kugira iby'amatushu mu izina rya Yesu, ako gatushe kazabinyongera ariko ndikazabe fondasiyo. Ndabyanze. Gira smart nziza, iPhone nziza, umva Samsung nziza, n'izindi ndazi na za Tekino nziza. Okay. Amoko sinyamenya mumbabarire, ariko iyo ushaka aba ari uzabona mu izina rya nde. Mwizera ko ibyo mbatura mushobora kuba byo? Urabyizera? Imana iguhe telefone nziza uzajya ukoresha mu ivugabutumwa, kandi ntukabura amayinite. Oya, ntukabure megabyte, ntukabure mega. Nabyibuka umugore wanjye umunsi wa mbere nimugurira yarambwiye ati ndakoza mu rutoki koko, akamanura akazamuka ati uri umugabo w'intwari. Erega zije vuba ndi mubizi. Ese nirate ngo nyimaranye imyaka 10 n'imisago, maranye simukadi imyaka 20. Ariko telefone ya zino za smart ejo bundi gazije. Nakoze sibwo butumwa nari ngiye kubabwira, nagiraga ngo murusheho kujya musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ibagire neza. Ndavuga ijambo ry'Imana ritoye, ntabwo mbarambira. Ndagira ngo mu minota mikeya nibuze tuze kugera kuri cya gikorwa cyacu. Bumbura Bibiliya yawe. Reka dusome Matayo, umuvugabutumwa Matayo, igice cya 10 n'umurongo wa 10, cya 11 na 12. Igice chapitre ya 11 verse ya 12. Umuvugabutumwa Matayo. Turasoma igice cya 11 n'umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza kageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana, kandi niba mushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe kazaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Reka tugereke ikindi cyanditswe kimwe. Lebera Matayo 20:20. Havuga maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyamusaba. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati turabibasha. Arababwira ati ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye
n'ibumoso sinjye ubigaba, keretse abo data yabitunganyirije. 24. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. 27. Kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aha imbata yanyu, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba icungu ya benshi. Ndashaka kuvuga ku ijambo rimwe ritoya rivuga ku bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ikintu twese tuvuga ngo ngewe ninje mu bwami bw'Imana. Ariko se ubwami bw'Imana ni iki? Ubwami bw'Imana ni iki? Ku isi dufite ubwami n'amahame y'ubwami, n'amabwiriza y'ubwami, n'amategeko y'ubwami. Uko biri kose nta gihugu kidafite itegeko nshinga. Bibiliya rero birasa n'itegeko nshinga ry'umukristo, ariko harimo ijambo rimwe rivuga ngo ubwami bw'Imana si amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana n'ibikorwa. Reka nongere mbisubiremo. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana n'ibikorwa. Icya kabiri, iri jambo warivuze, we yaravuze ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zivugishamo iki? Imbaraga. Intege nke. Kubera iki isagaruka ku mbaraga zikwinjiza mu bwami, kandi kikaba nk'igitambo utamba. Nuko azi ko ubwami bw'Imana hari ubundi bwami bw'umwijima bwitwa ubwami bwa Satani, kandi icyo bushinzwe kurwanya ni ubwami bw'Imana. Dufite ubwami bw'Imana, ariko kandi dufite n'ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani bushinzwe kurwanya ubwami bw'Imana, nta kindi. Niwumva Satani ashinzwe kurwanya Imana, niwumva Imana nayo ishinzwe kurwanya Satani. Umunsi umwe rero uyu mugabo bita Yohana Umubatiza arimo avuga ubutumwa, yari umuntu ukomeye, niwe muntu waje mu isi atarya, ntabwo yariye ibiryo. Yohana Umubatiza yajyaga arya ubuki bw'ubuhura, akagenda akaba mu ishyamba, ariko ntarya ibyo kurya byo mu nkono. Bageze baravanga afite dayimoni. Yesu aje ku isi ararya aranywa, baravuga ati noneho we ni igikenya n'igisambo, noneho kandi ni n'umunywi wa vino, kubera ko yakundaga gusangira n'abantu bazinywa, ariko we ntazinywe, ariko akaba ari kumwe nabo, akabana nabo. Noneho Yesu agiye kubabaza aravuga ati ariko aba bantu bazanyurwa n'iki? Yohana yaje atarya, baravanga afite dayimoni. Nanjye nje ndya, baravuga ngo kandi nanjye ndi igisambo. Aba bantu niki cyabanyura? Umunsi umwe uyu Yohana mbabwira arimo abwiriza ubutumwa, aragenda agongana n'umwami bita Herode. Bagonganye, yari yaratwaye umugore wa mwene wabo. Aramubwira ati ariko ndibikwiriye gutwara umugore wa mwene wabo, ntabwo byari bikwiriye ko mucyura. Aramugaya kubw'icyo kintu yakoze. Maze igitondo kimwe Herode nta nicyo yamutwaye. Umugore arabimenya ko Yohana Umubatiza yabwiye umugabo we bari kumwe ko bidakwiriye ko babana, kuko ibyo bakoze binyuranije n'ubushake bw'Imana. Umunsi umwana wa Herode arabyina, hari mu birori, buriya abami bagirwa no gutarama, kandi koko umwami arataramirwa. N'ubu dutaramiye umwami, utari wabimenya utekereza ko gusenga ari ukugira ngo tuvuge ku byacu gusa. Oya, igitaramo cyose kidataramiwe umwami kiba gifite undi gitaramiwe. Rero Imana niyo gutaramirwa. Maze muri icyo gitaramo ngo umwana arabyina anezeza se, aravuga ati ariko ko mbona wanejeje wa mwana wanjye we, saba icyo ushaka ndakiguha. Haragenda ariherera abaza mama we ati mama, ko
papa nsabye ngo nsaba icyo nshaka nsaba iki. Ataragusabye ati aragusabye ati aragusabye saba igihanga cya Yohana Umubatiza, kuko yashatse kugira ngo akure ku ibere ko babyita. Genda usabe igihanga cya Yohana Umubatiza. Umwana arirukanga aravuga ati papa ndashaka igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Biramubabaza kuko arazi ko ari umukozi w'Imana, ariko ijambo yavuze ntafite kwivuguruza n'umwami. Aragenda atuma abasirikare baragenda bafata Yohana Umubatiza bamushyira mu nzu y'imbohe bamufunga. Yesu arimo abwiriza ubutumwa, bamufunga, ibitangaza birimo bikorwa. Yohana yarabizi ko Yesu ahari, yari yaramubatije, bari baraganiriye. Murabizi umunsi Mariya yahuye na Elizabeth bagahoberana, abana barakomanganye mu nda buzura umwuka wera. Yewe no mu kuvuka nta bihe barushanya, n'amezi 3 gusa. Mariya yasamye inda, Elizabeth afite amezi angahe? 6. Ni ukuvuga ngo bararushanya hagati yabo amezi angahe? 3. Iyo mibereho yabo, undi arababara ari mu nzu y'imbohe arababara. Urako buraryana, ntabwo mubizi mwe, urako buraryana, urako bukubarisha amasaha kandi nta kintu biyahindureho. Urako bubarisha Yohana Umubatiza nabi, buramuvangira, abwira abigishwa barabwira atari ko muri zano ndaba. Afata babiri gusa, arabwira ati mugende mumumbarize, niwe nabatije, niwe cyangwa dutegereze undi. Muzi icyo bisobanura? Nari nizeye ko azamvana ububasha murimo, nari nzi ko yangira gutya. Ububasha afite wenyine, ategetse n'imiryango yagira ute yakinguka ngasohoka, ategetse gusa. Ntabwo mubizi kwa Petero byakozwe n'intumwa 12, ntabwo muzi ko marayika yasohoye mu nzu y'imbohe Petero imiryango ikinze? Ibyo Yesu yarabifite ububasha. Ariko bigeze kuri Yohana bwamuriye, aravuga ngo niwe nabatije cyangwa dutegereze undi. Abigishwa barirukanga, bari babiri bagenda basanga Yesu ari mu giterane nk'uko natwe turi mu giterane. Baramubwira ati mwigisha, Yohana Umubatiza kudutumyeho. Ataha avuze ngo iki? Aratubajije ngo tukubaze, ni wowe yabatije muri Yorodani cyangwa bategereze undi? Uzuwa yari ari kubaza ni wo kwa nyina wabo, ba nyina n'abavandimwe. Aramubaza muzi neza, amubatiza, umwuka wera yamujeho. Aramubwira tumva, uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira mu mwumvire. Ijwi aricyumva, apana ryavuze n'abaraho ku mubatizo bumva. Yesu arabatizwa, ajyanwa n'umwuka mu butayu. Yohana bizi, ariko ibibazo byakomeye. Aravuga ngo niwe nabatije, ariko ubu niwe. Hari umuntu umwe mu banyamasengesho yigeze, bari mu butayu bukomeye batarya, babuze ibiryo, bariko basenga. Hari ukuntu abantu basenga bakamera nk'imbwa ziryana. Imbwa ziryana ntizijya zihisha amenyo. Ntabwo mubizi? Habaye nk'akayagura mugenzi atari gasha kabona tumeze nabi, tubanze tuyibaza niyo dusenga cyangwa twarayobye. Kabona utarusha ko dusenga no bukiyongera, ko dusenga naho ko tukarushaho kubabara. Niyo cyangwa dushobora kuba dusenga ikindi kintu tutazi. Iyo ibihe bikomeye, hari igihe wibwira ngo uri kure y'ubwami. Iyo ibintu bitagenda uko ubishaka, wabisengera ukagira ngo ni amabuye atameneka. Hari igihe utekereza kuri kure y'ubwami. Oya, habaho igihe ubwami bw'Imana ubuhagararamo, ariko kandi n'ibibazo bikaba mu bwami, bikaba bihari biraho ngaho. Imana ikakwigisha kubaho mu bwami uhanganye n'ibibazo. Bwana asifiwe. Yesu amaze gusubiza abigishwa arabwira ngo mugende mumubwire ngo ibitangaza birakoreka, impumyi zirahumuka, abarwayi barakira, bipfa amatwi birumva, ibirema birahaguruka bikagenda, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. Hahirwa uw'ibyanjye utazagusha. Cyo ni igisubizo cyo gusubiza umuntu uri ahantu habi. Ibihe byose ntabwo tuzabona ibisubizo bihwanye n'uko tubishaka. Oya, ahubwo kwiga kuba mu bwami kandi ukabamo witeguye guhangana n'ikindi icyo ari cyo cyose cyashaka gutuma utaba mu bwami. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko Yesu ajya atangaza nirukange. Yesu ukuntu atangaje, abigishwa basubiye kujya kumubwira, yasigaranye n'abandi bantu arababwira ati mureke mbabwire, niba hari mu bagore bigeze babaho bakabyara, mu bana bose babyawe n'abagore nta uruta Yohani. Ntabibwiye abigishwa ngo babimubwire, amubwiye ngo impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ibipfa amatwi birabwirwa ubutumwa bikumva bikazibuka, yewe ibitangaza birakoreka, hahirwa ibyanjye bitazagusha. Abandi bihereranya ati uriya mugabo mwumva mbwiye kuriya, mu babyawe n'umugore ntawe umuruta. Mureke mbabwire, Imana irabazi, kandi kabone nubwo abantu batabahamiriza, Imana izabahamiriza. Kabone nubwo abandi babita andi mazina, Imana ifite kwita wihariye. Ubutayu ucamo ntibusobanura ko ari kuri umupagani. Ntabwo Imana iturebera mu biryo turya kari bwo bukristo. No. Ntabwo Imana iturebera mu modoka tugenderamo kari cyo gipimo cy'ubukristo bwacu. Ntabwo Imana iturebera mu bitanda n'amazu meza turaramo kari cyo gipimo cy'ubukristo. No, Imana izi mu mutima wawe, irahazi. Waba uca mu makuba, waba uca mu ngorane, waba ugira ubusa, waba wambaye ubusa, waba wabuze amafaranga, Imana izuriwe kandi umunsi umwe izaguhamiriza. Izaguhamiriza mu ruhame, igusobanure mu maso y'abantu. Arambwira ati niba mushaka kumenya amakuru neza, mu babyawe n'umugore nta uruta Yohana. Uwari kuvuga ari mu gihome. Stira amaso yacu ukuntu areba umuntu, niba abaye ari muri kondisiyo itari nziza, bahita bafata Imana aramuretse. Ubakristo w'abana imutabara se ubundi arakizwa. Yabakizwa se yakabaye ari muri iriya kondisiyo imeze kuriya. Kuba muri kondisiyo mbi ntibisobanura kuri umupagani. No, waba ukiranuka 100% cyangwa 120%, ariko ukaba uri muri kondisiyo mbi. Waba uri umupagani mubi kabwera, ukaba uri wa wundi bita kabwera, ukaba muri kondisiyo nziza, ukarya inyama ukagihekenya ukayishishura. Muraba ntibuze udukobwa hirya hano muri hoteli tugenda dushishura inyama z'abagabo bacu. Kandi umudamu nyiri umugabo agiye kurara ari ibishyimbo. Ntabwo mubizi, ngenza abagabo badashobora kugurira abagore babo inyama, ariko yagera reka soke gusa acika urugi rw'igipangu. Yataha mwatetse iki? Hari ibishyimbo n'umuceri. Ati oya, muri iyi minsi ndwaye inzoka. Ntabwo ari inzoka. Ntabwo kondisiyo urimo mbi isobanura kuri umupagani. No, waba muri kondisiyo kuri umukristo, waba ushonje uri umukristo, waba udafite ibyiza abandi baririmba ari kuri umukristo, kandi undi yaba afite ibindi byiza bigaragara ari umupagani. Dore rero ubwami bw'Imana si amagambo, si ukuvuga, ni ibikorwa. Ibikorwa byacu nibyo bigaragaza buturi. Ntihagire uzakubeshya. Ubukristo nyabwo bwiza, buryoshye, bwizewe, bufite imbaraga bujyana n'ibikorwa. Nta bikorwa nta bukristo. Mujya musoma Bibiliya iravuga ngo imirimo myiza cyangwa se imbuto z'umwuka nizo zigaragaza umuntu uwo ari we. Habaho imbuto z'uburyo bubiri, hari imbuto z'umwuka, hakaba n'imbuto z'umubi za sekibi. Ntabwo mubizi mu Galatiya igice cyaho ngira ngo ni cya 5 n'umurongo kuri 19 kumanuka kugera 22 hasobanura imbuto z'umwuka na kamere. Ariko si icyo ngiye kubigisha cyane. Icyo nshaka kubabwira, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugisha mwiki imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibintu ushaka kubabwira. Yohana, natekereje kuri Yohana uyu munsi, ndibaza ese Yohana wageze ashidikanya kuri Yesu yaramubatije?
yaramwibate niwe wamujyanye muri Yorodani aravuga ngo ngwina namubwira tumva ntibingwiriye ko nafungura n'uturasi tw'inkweto zawe ntibingwiriye ahubwo ni wowe ukwiriye kuza ukansimbura ukambatiza narangiza ukikomereza kuko urabatizwa se gute uri umwana w'Imana Imana turabizi ko ariyo yakuduhaye uri Masiya uri umucunguzi ndakubatiza sugira icyaha ndakubatiza aramubwira temera ubikore dusoze gukiranuka Yesu arabatizwa Yohana muzi ariko mu makubagera haravuga ngo niwe cyangwa si niwe uyu nabatije niwe cyangwa dutegereze undi tuva ko aramushidikanijeho muza makubi yo twagezemo dushidikanya ku Mana niyo yavuze siyo inzozi narose nizo sizo ariko uriya biriya bintu nibyo sibyo Mana ndatwongere tuvugane ni wowe si wowe ni kibazo cya kondisiyo wagezemo ariko ijwi ry'Imana rizagukonfirima amen 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 munsi nararanye inkweto murumva narasinze ndasinda ntashye mbwira umugore ndi mu cyumba cy'abashyitsi tokayije ngo yaraye mu ishyamba ngo aragenda mu ishyamba ngo ariko Mana ngo kwabwiye mama nk'umuhabwa w'umukozi w'Imana niwe siwe ugira ngo yigeze yumva ijwi rimubwira ngo niwe nta n'igihungira cyahungije yaramwihoreye nanjye ndagenda n'inkweto yanjye mu ikuvureri nshyiraho n'ishuka nshyiraho kuvureri iyo ngira n'ikindi kikiringiti nari gushyiraho ndangije ndaryama neza kandi abasinzi nahise mugusura ndamwirukana koko arara mu cyumba cya wenyine iminsi ngahe niwe Mana tugiye Bunyangurube mama Imana yaramubwiye ngo uyimuhaye umupasiteri ngo uhaye umwana uzakorera Imana Mana uyu niwe uraranye inkweto niwe cyangwa ntajwi yumvishe ariko se mbabazi ndiwe si muzi ikibazo kiba gihari iminsi izagusubiza mbwira uwo muntu mwicaranye ngo iminsi izagusubiza iminsi izagusubiza hari ikintu ajya ahisha ntakibabwire yari yahambiriye varisi kuko naraje hari ahantu twari napanzeho kujya dushyira amavarisi sanga inini yayihakuye n'agatoya yabitondetse hafi n'umuryango wo gusohoka biraherekeranije ndamubwira izi varisi ko zari hariya zigeze hano ntiyambwira ngo naringiye ariko ari mu bagenda naho aza kumbwira twiherereye arambwira ngo nagomeje mvuga ngende mbireke none se ubu ndasubira iwacu ndi umugore ndi umukobwa abuze igisubizo agumaho none isezerano ryagize ute dore ibanga kondisiyo mbi ntabwo isobanura ko udahagaze mu bwami ntabwo ibihuri gucamo ntabwo ari byo bisobanura kuri kure y'umugambi w'Imana oya iyo ukomeje uhagaze bwema iyo ukomeze utegereza usenga iyo ukomeze uhamagara Imana iyo ukomeze ubwira ngo ndacyagutegereje ndacyakurindiriye icyo nzi cyo nubwo watinda kuza kuzaza ntabwo uzahera uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ndabizi uzantabara Yesu aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu ruhanga rwanjye hakamera nk'urutare yarazahagaze iyo uza uhagaze ntunyeganyezwa n'ibihe iyo uza uhagaze ntunyeganyezwa n'ibibonetse byose iyo uza uhagaze ntunyeganyezwa n'amagambo iyo uza uhagaze ntunyeganyezwa n'ibintu binyeganyeza abantu ndagira ngo nkubwire hagarara neza ntabwo uri kure y'ubwami bw'Imana icyo usabwa ni ibitendo gusa ni ibitendo kuko ubwami bw'Imana si amagambo ni ibitendo yes haleluya 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 ubwami bw'Imana ni ibitendo Yesu ashimwe hari igihe dutinda ahantu Imana yambwiye muri 98 ngo kizamborera ubukwe ngo ibimbwira afite imyaka 15 ngajya numva nta gaciro ngo none ngize 37
noneho ndi kujya nabikenera ngo burya yarabivugaga simbiha agaciro ngo ariko se ubundi itarabukoze muri 28 ngo bizabukora muri 37. Izabikora ibanga ni rimwe gusa, gumamo abakristo abenshi babyuka n'imbaraga ariko bagasoza intege nke. Kubera iki? Iyo uhagaze ku masezerano gusa ntumenye ijambo ry'Imana, uba uri ku rutonde rw'abageze aharindimuka. Iyo naza kugira ijambo ry'Imana muri nge ngo rigwire, nagiraga n'abahanuzi bampanurira ngo umugore wanjye ntabwo nzamushobora, kabwira ndise mushyire muri ruhurura ujugunye, hati umugore wawe azakubuza gukorera Imana. Narabagiza. Iyo uri umwana utekereza ko ibyo bakubwiye ari ukuri, iyo umusitayeho nawe wamusitara, mwasitara nawe uravuga ati Imana yarabivuze. Oya, urwego rwo kubaka urugo rurenze urwego rw'ubuhanuzi. Kubaka urugo ni standard, ni amahame. Iyo yakoreho urubaka, iyo yakunaniye urasenya. Ntabwo umwuka wera ari wo wubaka urugo. Urugo ni amahame, ni amahame. Umugore akamenya ngo umugabo akunda ibi, umugore akunda ibi, abana tugomba kubana dutya, ni amahame. Ntabwo umwuka wera ari uza kububakira. None se umwuka ari yambwira ngo ryama umugore aragushaka, ahubwo hari amasaha afata ati kama shoferi tugende cyane. Ntabwo ari umwuka wera, ni kondisiyo. Nanjye kandi kemera nkayoboka, tugende mama. Nanjye kandi ari amasaha agera nk'abandi, funga izo telefone, funga izo televiziyo, cyane tugende. Ati kama papa tugende. Ibyo ni umwuka wera uri kubikora. Hari ibintu abantu mutekereza ko ari umwuka wera gusa. No. Ukwiriye kubaho ubuzima. Niba ushaka gutsinda ukagera ku rwego unesha ibintu, ukwiriye kugira imbaraga kandi ukagira ubwenge. Wanasifiwe. Ibihe bitatu ushaka kuvugaho. Igihe cya mbere kimwe ni kizakubwira ngo ibyo Imana yakubwiye ntabwo bizashoboka. Ikindi gihe ni kizakubwira ngo ibyo Imana nubwo byazora bizatinda. Ikindi gihe ni kikubwira ngo abantu bapfa nta masezerano babonye, none usigare wowe waravangiwe. Hari umunsi Satani yambwiye, ninjiye ahantu mu nzu, arambwira ngo we nta nzu uzabona. Abimbwira nkiryama mu nzu gisinzira gutya, mbona umuntu araje arambwira ngo wowe umva ngubwire neza, arambwira ntabwo uzabona inzu. Iryo jwi ryemere ko ndazabona inzu. Nahise ahubwo mbona musubije ngo ubundi se ndaye hanze. Niko ngo namusubije, nabonye musubiza. Uri nduva ko ntazabona inzu hano ni hanze ndaye. Nuko ubundi utsindisha shitani. Kandi icyo gihe nari nezerewe ndyamye ku gitanda cyiza, avuga ngo gitanda cyiza. Hari ibitanda numvisha umwe yigeze avugaho bigenda nge simbizi, ariko nzi iby'amaguru iyo biti, ariko waryama neza imbavu ntizivunike, warwara umugongo ukajya kugira ngo umugongo akiriramo, ariko mukataho gutya bigacamo. Erega Imana ibi mbabwira nzi ko mwaraye no ku rutara. Urutara muraruzi? Hari abantu bazi urutara? Nase ntitwazirayeho. Ingaruka z'urutara, imbavu zirakurya wiga uzibara imbavu. Ujya ku ishuri wumva imbavu zibarika. Urutara rwavunnye runo rwavunnye n'urwano. Ariko iyo uryamye ku gitanda cyiza, migongo irakira. Ibyo Satani arabimenya, aza kunterera ku byiza nari mbonye. Dore rero Satani yashaka agutera mu gihe cyiza wari ugiye kwinjiramo kugira ngo akwihebeshereze mu bihe byiza. Imana igutsindira ijwi rishaka kukwihebeshereza mu bihe byiza wari ugiye kwinjiramo. Hari ibintu bitatu ushaka kukubwira. Ijambo nari ngambiriye kuvuga ni rimwe. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugisha mwiki imbaraga. Dore Yohana ibintu yari yarakoreye Imana. Icya mbere yari yarihaye Imana wese. Icya kabiri yemera gukorera mu muhamagaro we. Icya gatatu yemera kuzuza ubushake bw'Imana. Icya kane yemera kuba muri kondisiyo itarishimishije yitwa kurya ibintu byo mu gasozi, abandi barya ibyo mu murima. Yajyaga arya ubuki bw'ubuhura n'iki kindi
zari tundi tuntu yajyaga yirira tw'utunyagasozi, ubuki bw'ubuhura n'ubwo mu gasozi, inzige. Urakoze cyane. Nibyo byari bimutunze, ariko akorera Imana ku gipimo cye. Bibiliya yatubwiye ngo niba mushaka kubyemera, niwe Yohana tuvuga, niwe Eliya wari warahanuwe ko azagira ute, azaza. Muzi kiba cyabaye, umuntu ntapfa ngo azuke, umwuka uba transfert. Donc umwuka wanjye ushobora gukurwa muri nge ngataha, undi akawusigarana akawukoresha. Nicyo biba biri gusobanura. Umunsi rimwe nagiye kubona niryamye, mureke mbabwire uburyo umwuka uba transfert. Ndibuka nari niryamye, nari ndangiza amasengesho y'iminsi 3, ndota umuntu ankora ku ijosi, arabwira ngo umva ndora Imana Edouard ndi Karame, uzavuga nk'uko Pawulo yavuze, uzarinda upfa ukivuga. Ntiwumva? Nukuvuga ngo icyo mpawe Imana imbaye ku mwuka wande wa Pawulo. Ariko Mose intumwa ze cyangwa abo bakoranaga, Imana aravuze ngo ugende ndenda ku mwuka wawe mbahe, ku mwuka ukurimo. Umwuka rero wari muri Eliya, niwe wakoreye muri Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza akora neza. Bibiliya iratubwira ngo yagendaga yambaye uruhu rw'ingamiya cyangwa se uruhu rwumye. Uruhu rw'ingamiya ni uko hari abantu bazi uruhu rw'intama. Ngewe nahetswe mu iyo ngobyi y'intama, ariko nayikundaga gute weyo, narayikundaga. Ingobyi yanjye impetso y'uruhu rw'intama narayiburanaga. Najyaga mbwira mama ntabandi bana mu bashakira izabo, iyanjye ntabwo yajya mu ndi mwana. Muri jenoside nibwo bayitwaye, hano nabo barajyana. Murabizi ko izi mpetso zije z'ubundi muzita wiki zibishora. Twahetswe mu mbu z'intama. Amen. Kandi twakuze neza. Bwana asifiwe. Rero dore ikintu ushaka kumenya, fata umwanya wawe mu bwami bw'Imana, uwuhe Imana umwanya. Ariko mureke mbabazi, njya ndeba abakristo uburyo b'uyu munsi bateye. Uzi ko dusenga tutabishaka, duterana tutabishaka, harya batangira ryari, harya basoza ryari, ariko buriya bararangiza ryari tugende. Uzi ikibazo tugira muri ubwo buryo, nuko tutazi uwo twahaye umwanya wacu ninde. Hari abantu baciye mu ishuri biga igitondo n'ikigoroba, bize igitondo n'ikigoroba. Imana ibambere umugisha. Ikiruhuko cya mbere cyari ryari saa 4, bakaduha iminota 30, tugasubira mu ishuri saa 6 n'igice, saa 7 n'igice tukaba dusubiyemo, bakaduha isaha, tugataha, tugasohoka saa 9, saa 9 n'igice tukinjira, tugataha saa 11. Ukira utavuye ku kigo. Muzi ingaruka twakuyemo, nibwo bumenyi dufite. Iyo utinze imbere y'Imana ugaha Imana umwanya wawe, ntabwo uba umuswa mu bwami bw'Imana. Ubuswa tugira mu bukristo bungana n'igihe gitoya duha Imana. Natwe kubera ko dufite gutinya ngo ntibazagaruka, ngasa n'ukubita nca hejuru nkabashyushya kubigisha, ntabwo nabonera umwanya. Rega kuko ninzya kwigisha ndasanga mwagiye. Ikibazo ni ikihe? Abantu ntibemera guha Imana umwanya. Ubundi ku cyumweru mu Baheburayo, ngira ngo ni mu Baheburayo 4:9, yarababwiye ngo nimwibuke ko mwarabaretwa mu gihugu cy'amasezerano, mwari abantu bagwatiriwe, babakoresha uburetwa kuva ku wa mbere kuminuka undi wa mbere, ukwezi, umwaka, mutaruhuka. None ubwo mbakuye muri Egiputa, mufata umunsi umwe w'ikiruhuko, umwe gusa w'ikiruhuko. Uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko. Ikiruhuko, dore icyo kiruhuko icyo gisobanura kuruhuka imiruho n'imihati, kuruhuka aka kazi ko hanze. Ariko ubu tugira n'abakora ku cyumweru bakaruhutse ngo niwe wabona menshi. Tugira n'abakora n'umunsi w'icyumweru ugasanga umuntu yakadaba yabaye nk'imbata, ntagira ikiruhuko. Ibyo bintu Imana yabyangiye Abisiraheli, irabwira ngo mujye mwibuka ko mwarabaretwa, none nimurangiza mupanga umunsi umwe w'ikiruhuko gusa. Uyu munsi ni umunsi wo kutagira ikindi kintu ukora, ni umunsi wo guha Imana, ukabwira Imana ngo ndakuba imbere.
ukabwira sheri ukunda ati sheri amateraniro uze kumpamagara saa moya za nimugoroba. Ugiye se mukobwa wanjye nkunda, ngiye mu materaniro ngiye kuganira n'Imana, wongere kumpamagara ryari saa moya cyangwa saa mbiri. Ariko twebwe icyo kintu cyarana ku barokore noneho n'ibindi. Muzi impamvu abarokore tugira ikibazo gitandukanye n'icy'abasilamu. Musiramu muzabarebe bagenda mu gitondo, babyita ngo iki, bazindutse ntibadutanga saa n'iryari azana bayitera saa 10 za mu gitondo. Wajya kureba ugasanga saa 4 barongeye barayiteye, saa 6 bakongera bakayitera, saa 9 bakongera bakayitera, saa 12 bakongera bakayitera. Uko bahora hariya ni ikimenyetso cyo kwizera ibyo bemeye. Ariko umurokore umubwiye ngo najya arakubwira ati oya. Tushobora kuzaba ku gipimo rero birya wemeye bigukorera. Kugira ngo ibyo wemeye bigukorere bigusaba umwanya. Uwo mwanya ufashe ni igitambo Imana ikureberamo ikavuga ngo uyu muntu akwiriye guhabwa. Murabizi ko bajyana imaka ni mubizi ko bajyayo. Ntabwo nzi iby'ibisobanuro byabo, nta nubwo nkeneye kubimenya cyane, ariko bagira uburyo baha umwanya ibyo bemeye. Nujya mu materaniro jya uha umwanya ibyo wagize ute wemeye. Ntukajye mu materaniro gusa uvuga ngo base naho bagukorera bagusengere, bankoreho bamvugeho, ariko Imana imvugeho gusa. Ntabwo ari byo, ni byiza nabyo, ariko ntabwo ari yo for purpose. Ntabwo ariyo ntego. Intego ni ukuvuga ngo Mana nje imbere yawe, nje kuruhuka, unduhure mu mutwe, unduhure mu mutima, unduhure mu matwi, unduhure mu mugongo, unduhure amaguru. Iyi si nayiragoye iminsi 7 nkora, nje imbere yawe umbere ikiruhuko. Ariko uza abaguhamagara, ndaje pastor arimo kubwiriza, uretse gatoya, pastor gira usoze bari ku telefona, ntuzaruhuka. Niyo mpamvu abadive bo barabikora, gahunda bakazihagarika, bakavuga ati n'umukozi naze tugende mu murimo we, tugende tugiye gusenga. Ntimuzi ko abadive saa 11 bafunga imirimo yabo bakajya ku mugoroba w'isabato, ejo bakirirwa mu rusengero rwabo basenga, bagasoza n'ubundi ku mugoroba w'isabato. Muzi icyo bisobanura? Kwemerera Imana, guha Imana umwanya. Kavuga ati Imana uyu munsi ni uwawe, abandi bose bazanshaka acana ndabihoreye. Iyo baretse Imana ikabibona, iha agaciro ibyo wakoze. Mbwirira Imana mu mutima ngo Mana umpa ikiruhuko cyo mu mutima, kandi ngushakire umwanya. Ijambo rya kabiri nshaka gusorezaho, murabizi ko uyu munsi wo ku cyumweru ari umunsi abenshi ubu bagiye muri siporo. Cyumweru gitondo match, ubu twebwe tubikorera hano, abandi barazinduka usanga saa 2 nuko twebwe duterana ikigoro. Uyu muhanda wawuzuye abakristo birukanka batari buterane mu gitondo. Amasaha yo kujya guterana baraba bavayo boga, banywa icyayi baryame, ntibabone na nimugoroba ntibajya no guterana. Kubera ari akazi ya profisi ikiruhuko, icyo kiruhuka agiye kugikoramo siporo, kuzegera Imana, kireka ntiyaboneka amakuru. Azavuga ati nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava muri siporo se. Harya mu dusigaye tuyita ngo iki? Hari ukuntu njya mbona bayinyoherereza kuri nane ka Friday, isi yo bayishyira ku wa gatandatu, naho rwose baratuvanye. Iyo ntabwo ari ku cyumweru, umunsi w'ikiruhuko, abakristo bagakwiye kuba mu rusengero biruka muri siporo. Muzi icyo birivuga muri Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo handebere 8. Mwumva ukuntu havuga siporo ndayikunda cyane. Ntimubona ko ndi umusportifu? Ntimubireba? Ariko ntibyakica ikiruhuko cyanjye n'Imana. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka.
kuko Imana iraruta siporo. Wakora siporo ukarwara, wakora siporo umubiri n'ubundi ukangirika. Imana niyo murinzi wo ndebera rwa mbere rwa Timoteyo 4:8 havuze ngo iki? Somera. Aranditse ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, apana kuri byinshi. Yego kugira umumaro ariko kuri bikeya. Naho kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, apana kuri kimwe, kuri byose. Reka mbabwire, timureba niyo mushaka kuzabona ukuboko kw'Imana, mukazabona imbaraga z'Imana, nimuhe Imana umwanya. Nimurangiza mwitoze, mwitoze umubiri wawe kuha Imana. Reka mbabaze, uzi iyo ufashe iminsi 2 utarya utanywa, uba ukoze siporo y'ukwezi kose. Isukari igenderamo, umunyu ugenderamo, diyabete igenderamo, muvuduko urarigita. Iyo dufata durayi tutarya tutanywa, uba ukoze siporo ingana n'iy'ukwezi. Simvuze ngo muzihagarike, munyumve neza, ariko nimutoze umubiri wanyu kuba imbere y'Imana. Amen. None se Imana ishimwe, wenda kigiye kuzabikora neza, tukajya tubona uburyo bwo kwiyiriza amasengesho menshi bitewe nuko igiye kuzabikora neza. Ariko we wamara ukwezi udasenga wiyirije, ukumva ko ubwo buzima buzaba ari ubuzima? Wamara amezi 2 udasenga wiyirije, ugatekereza ko ubwo buzima buzaba ari ubuzima? Ukajya uvanga amasezerano gusa, amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Ni ikinyoma. Harimo igitambo cyo kwiyiriza ubusa. Harimo igitambo cyo kwiyiriza ubusa. Ndebere uwo muntu muri kumwe, dukwiye kongera ibihe byo kwiyiriza ubusa. Bimubwira byumve, niba aherutsemo Imana ishimwe, niba adaherutsemo amenye ko ari waka afite. Ni waka, afite waka yo kwiyiriza ubusa, atarya atanywa. Hari abantu ndeba neza ngahita mbona ni ukuri umwimye igikoma cya mu gitondo ikibazo cyavuka, kandi murimo ndabaruzi. Nerekwe mbakoreho, akavuga ati mpushije umugati n'igikoma cya mu gitondo, ubwo ndapfuye ndirirwa n'isereri. Ukwiriye kuba igitambo, ugafata iyo minsi, nishaka 2, nishaka 3. Ariko birantangaza iyo uvuga ngo kwiyiriza birakunanira, kushobora kwirirwa utariye kandi utaniyirije ntugire icyo. Ariko wabifata ugiye kwiyiriza kugira ngo ubane n'Imana, uw'Imana umubiri, uw'Imana umwanya, Satani akakubwira ngo nturi bubishobore, utabishobora. Ntabwo byashoboka? Birashoboka. Imana ibaha umugisha. Rero akanyuma ngiye gusorezaho, nukwemera gufata umwanya wacu tugatanga ubutunzi. Timurebe iki gikorwa tugiye gukora cyo gutanga. Imana iragikunda kurenze ibirenze bya bindi, kurenza sinzi uko nabyita. Imana ikunda abantu batanga bagaha abandi. Ugafata kuri bikeya ufite ukabiha abandi, ugafata kuri bikeya wakorewe ukabiha abandi. Imana irabikunda, ishobora no kuhita igusoreza n'amasezerano udasenze menshi, kuko Imana ikunda abantu bagira ute batanga. Ntabwo mubizi ibyakozwe n'intumwa, ngira ngo ni igice cya 20:35 habivuga ngo ikimuhe n'itegeko gutanga n'itegeko ry'umwami, n'itegeko Yesu yasize avuze. Arabivuga bibwira abigishwa, ava mu bigishwa bibwira itorero, ava mu itorero bibwira bose. Arabwira ati niba mushaka kuzabaho mukagira ubuzima bufite impinduka, mukagira umugisha, mugahabwa umugisha, mujye mwiga gutanga. Nimudatanga muzaba abakene. Ibyakozwe n'intumwa 20:35
Byakozwe n'intumwa 20:35 nababereye icyitegererezo muri byose. Aha, somera. Yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye. Imirimo yose mwakora muyikorere kugira ngo mufashe abadakomeye. No kwibuka amagambo umwami Yesu yasize avuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta. Uzi icyo ndi kubigisha muri iyi minsi ya garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana. Imana irashaka kutubwira ngo nimuremere abababaye, ejo nibo bazavamwe bazajya baremera abandi nabo bababaye. Mwabyumvishije? Iyo ufashe ku muceri ugaha ushonje, ejo azagira stoke n'amakamyo, nawe yibuke ko yagaburiwe nawe agaburire. Birumvikana? Kuko icyo mushaka gukora mwifuza ko abantu babagirira naba rimwe mu gikora. Niko birivuga. Icyo mushaka ko abantu babagirira naba rimwe mu girute mu gikora. Iyo ushaka kugira ngo abantu bazagere ku rwego baguha bakubera imbuto nziza, igakwabera mu imbuto ushaka. Urashaka ko abantu bakingukira gukora, igakubakorera. Urashaka abantu bakingukira gutanga, igakuba. Uko hari abantu bakunda guhabwa ariko badakunda gutanga. Mumbe zana biriya ariko nakariya karakange ntabwo ari byo. Ntabwo mubizi ko abantu bakunda guhabwa ariko badakunda gutanga. Amen. Akanyuma emera gukorera abandi. Kuba umukozi ukorera abandi. Muri iki giterane cyacu cya garuka ushima Imana, korera abandi. Korera abandi, bakorere. Ndimo ndatekereza Imana idushoboze. Ibyo tuzakora byose tuzabikorana urukundo. Ejo hari umuntu twari kumwe narabikunze, wabonaga yuzuye ibintu bye, ukabona ari kuvana ati sinizeye naho ndi bubikura ariko nabikora. Ati kandi turasana dutanguranwe. Dutanguranwe niko azavuga. Dutanguranwe. Nakiro ndi kumva nagikora. Urumva umuntu uzi ko Imana imurebamo iravuga ngo nzaguhindura ikigega, none ujye ugira ute ubikore. Iyo ufite umutima ukinguye Imana irakubitsa ikagikora muri wowe igaha abandi. Kingura umutima wawe gusa, kingura ibitekerezo byawe, kingura imyumvire, Imana izaguhindura ikigega, izakugira ububiko uzajya ukora muhe abandi. Amen. Amen. Iga gukorera abandi. Niryo jambo twasomye. Twarisomye Bibiliya iravuga ngo hariho abagore cyangwa se ni nyina wa Yohana mwene Zebedayo n'undi muvandimwe we yarabarebye areba abana be, aravuga ati Yesu nyemerera ngo usabe ibintu bibiri. Umwana wanjye umwe azicara iburyo ndicura ibumoso. Muzi icyo yashakaga? Ntihagire undi utungaho amazuru. Niko bigenda. Ntabwo mwari mubizi? Timureba na kano gatebe nicaraho. Hari abantu abayumva nta wundi ukwiye kwicara hariya ni ngewe. Nimuzi ko abantu barwanira intebe n'intambara ufite u Rwanda n'iyi ntebe wicayeho. Aravuga ngo Yesu nyemerera tugirane amasezerano a condition. Umwana wanjye azicara iburyo undi yicare he? Ntagira undi uzatungaho amazuru. Yesu aravuga ati icyo usabye ntabwo gishoboka, ariko se mbanze nkubaze, umubabaro nzabamo bo bazawubamo? Arongera arigarura ati birashoboka. N'igikombe nzanyweraho nabo bazakinyweraho, ariko ibigendanye no kwicaza iburyo cyangwa ibumoso sinjye ubigena, ahubwo bigenwa nande? Na Data. Muri ubu bwami tubamo ntukarwanire intebe, uzarwanire kunezeza utanga intebe. Kanongere mbisubiremo, ntukarwanire intebe, uzarwanire kunezeza utanga. Ntukarwanire uzarwanire kunezeza utanga. Uko iyo umunejeje araguha. Ntabwo ari tekiniki, nta nubwo ari ubwenge, nta nubwo ari ubuhanga. Iyo unejeje Imana iguha iby'abandi batahawe, iguha iby'abandi badafite, kandi ukenerwa abandi babuze aho bari bakenewe.
wowe rwanira kuba mu bwami bw'Imana kandi unezeze ubwami bw'Imana. Iyo bavuze, reka nse nubabwira akantu ka nyuma. Murabona gutunga, murabona kugira amafaranga. Kugira amafaranga si byiza, ariko Imana niba ari abantu ihozaho ijisho ni abanyamafaranga uburyo bayakoresha. Kuko gestion y'ubutunzi bwitwa amafaranga Imana yahozaho ijisho kugira ngo irebe ko akora mu bwami. Yesu ari kwigisha abigishwa abivugaho muri Matayo, ndebera Matayo 6:19 hasomere. Yarababwiye ngo mwebwe mu mafaranga muzajya mutunga mukabona amafaranga. Dore murabona nicyo cyubahiro twirirwa turwanira. Uyu munsi turanayakeneye menshi, dufite deviya 3,700,000. Ariko kandi nubwo twayagira Imana ari kiyavugaho. Ibyo dukoresha amafaranga bikwiriye kugaruka mu bwami bw'Imana. Dukore hanze, dukore mu byacu, ariko agaruke no mu bwami bw'iki. Nsomera 6:19 havuze ngo iki? Aranditse ngo nimukibikira ubutunzi mwiza. Umva Yesu isomo yarari gutanga, ntimugafate konte zanyu ngo muzirundeho mwibagirwe mu bwami. Aho inyenzi n'ingese ziburi. Aho inyenzi n'ingese zigira ute? Komeza numva. Kandi abajura bashobora gucukura bakagira ute? Abahakazi ntibagwiriye se ntibayahakinga bakayatwara za miliyari. Komeza numve. Ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru. Aho inyenzi n'ingese zitaburya. N'abajura ntibacukure ngo babwibe. N'abajura ngo ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ako kantu niho n'umutima uzagira ute? Muzi impamvu tudatanga mu bwami bw'Imana nuko imitima yacu idatuye mu bwami bw'Imana. Kuko iyo umutima utuye mu bwami bw'Imana ubibamo. Bwana asifiwe. Iyo umutima utuye mu bwami bw'Imana ntabwo urwana ngo use ngo ninyakoraho ngo Mana ngo nkishyurura urusengero ngo Mana we ngo madahicara tubari twishyura urusengero cyangwa niturwishyure. Urumva kamemo niturwishyura arabashize. Uranga kurwishyura azashira. Uranga kubikorera Imana n'ubundi azagira ute? Azashira. Kuko ntayo utunze atashira. Ikikubwira ko amafaranga ashira, twirirwa twakira imibare y'abakire ba mbere ku isi, ariko nibo ba mbere barara banakora bukabakeraho, nta kiruhuko bagira. Uzi icyo barwana nacyo? Kugira ngo batazajya hasi, ubukungu bugahanuka. Rero Imana Yesu arebye agira ikibazo cya ba Petero, aravuga ati aba batipe ndi kumwe nabo bashobora kuzakunda amafaranga, banayabona ntibubake n'urusengero i Yerusalemu, banayabona ntibagure ikibanza ngo bubakire Imana, bakazasubira kujya gushaka amato manini kugira ngo barobe noneho mu nyanja nyinshi. N'ubundi bari abarobyi. Arababwira ngo igihe cyose muzaba mutekereza ko mwahiriwe, mujye mwibikira ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitagera. Ntabwo aravuze ngo konte niveho, oya, konte nigumeho, ni nakore, ni muvinge, nijyeho menshi, nta n'ikibazo, ariko bikura ubitse no mu bwami bw'Imana. Iki giterane dufite turi gukora, bikuraho makeya basi ukore mu bwami bw'Imana. Bikura menshi ubishatse ukore mu bwami bw'Imana. Gaburira benshi, gaburira bakeya, gaburira abushoboye, ita kuba babaye, ambika abo wakambika, girira abo wakishyurira mituweli. Ibyo nubikora urabikije mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka dukore statistique. Ugereranije ibikorwa byawe umaze gukora mu bwami, ubona n'ibyo wakoze hanze, ibyinshi n'ibyo wakoreye. None se urumva mu ijuru ubwo utazaba mu nzu idasakaye? Nimungurikire mwabaririmbyi mwe, ntimujya kuririmba ahantu hose. Nimumbwira ahantu mwagiye kuririmba cyangwa mwaherekeje umuntu witabye Imana, bakabarangasiza imitungo iyi n'iyi ku kiriyo, bavuga imirimo myiza gusa yagize ute? Yakoze. Ibyo asize barabivuga. Muzi impamvu batabivuga? Ntabwo ari ibye. Ibye nibyo yakoze akiriho.
ibyo bisigaye sibye, ntazi nuko bizasoza, ntazi naho bizarangirira, ntazi nuko bizagenda. Mu bwami bw'Imana iyo bavuze ngo ni ugutwarana, ibyo dukora nibyo bizavugwa, ni nabyo bizibukwa, ni nabyo Imana izatubariza raporo gusa. Ariko ibyo tudakora twizigama, ntabwo Imana izakubaza ngo usize angahe kuri konti. Reka 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 reka, ntifite n'izo raporo. Izakubaza ngo muyo naguhaye wafashije abakene iki, wagaburiye icyo abashonje, abambaye ubusa bafashije iki, abameneshejwe bafashije iki, abarwayi kwa muganga wakoze iki. Ni iki Imana izakubaza, ntuzagenda ngo ariko buriya naryaga mu ifi, ngo Mana urabizi ko naryaga mu ifi, ngo urabona nameze amabere kubera ifi. N'icyorezo waba ugiye ntukugendesha, wagendesha we ntabwo byumva. Imana yawe irashaka ko wiga iri somo, gutekereza, guspendinga mu bwami bw'Imana, kandi ukabibara nko kubitsa. Nubikora ujye uvuga ngo Mana ndabikije, kandi iyi mirimo izagira ute, izibukwe. Iyi mirimo Mana izavugwe, iyi mirimo dukoze izavugwe, ibi bikorwa bizavugwe, ibi bintu dukoze bizavugwe. Mana ibisigaye byo abana babyangiza, umugore yabyaya, umugabo yabizanamwo maraya nyinshi, ibisigaye byo si ibyanjye. Vuga ngo ibisigaye, ibyo ukoze nibyo byawe, ibyo utakoze si ibyawe. Mbabaze, umunsi Hezekiya yaragiye gupfa, yibukije Imana iki? Ubwami, indogobe n'amafarashi yagenderagaho. Iyo turi kuri iri jambo ryitwa ngo gutwarana mu bwami bw'Imana, ntuzabure gukorera Imana mu bwami bw'Imana. Mbwirira umuturanyi ngo ntuzabure gukorera Imana mu bwami bw'Imana. Amen. Reka ndebe hanyuma 6 rwa mbere rwa Timoteyo 6, dusenga Imana. Rwa mbere rwa Timoteyo, rwa mbere rwa Timoteyo, igice cyawo cya 6 umurongo wa 17. Rwa mbere rwa Timoteyo, wahageze wansomera? Rwa mbere rwa Timoteyo 6:17 haranditse ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona, be kugira ubwibone, cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwiringirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Kandi bakora ibyiza baba batunzi ku mirimo myiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi, uzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Imana igumugisha. Aya magambo Paulo yandikira Timoteyo, yaramubwiraga ngo abatunzi ntibakirarire ibyo bagezeho, ahubwo bo niba bashaka kugira imumaro, bafate kuri ubwo butunzi, bakora imirimo myiza. None iyo mirimo myiza kuko ari izababarwaho, nimara kubabarwaho yibukwe. Tugiye gusenga kugira ngo twinjire mu yindi gahunda. Dore icyifuzo cyanjye, ntuzabe ikigwari mu bwami bw'Imana, ntuzabe udakora mu bwami bw'Imana. Ese reka mbabazi, hari abantu bazanye za envelope twabahaye? Hari envelope twatanze abantu batahanye bajya gushyira mu ituro ryo gushyigikira iki giterane? Barahari, bazamura ikiganza. Abahari nimuzizane, mbasabire umugisha, niturangiza dusenge, hanyuma turinjira mu yindi gahunda mu kanya. Nimuzizane, munyarutse, mukore igisirikare, iminota yatujyanye, timutinde, nimuzishyire hano imbere nta kibazo.
tugiye gusenga. Ndashaka ko kwatura umugisha w'Imana. Imana nkorera yongere guha ibihe byo kubyuka, wongere ubyuka. Abakristo dufite intege nke pe kandi izo ntege nke nicyo kibazo nyine cy'ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka iyo bugiye mu ntege nke witegura ibyago hari imbere, ariko igihe cyose ubyutse ukajya mu bihe byiza byo gusabana n'Imana, ugaha Imana akanya, ugaha Imana uyu mubiri, ugasenga, ugaha Imana ibyawe wabonye wungutse, ukavuga ngo Mana ngiye kugutangira, ugafata ubuzima bwawe ukavuga ngo ngiye kuba umukozi ukorera abandi. Ibyo ukabikora kugiye gukorera abandi, Imana iguha umugisha. Zamura ikiganza cyawe hejuru, subiramo ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe uyu munsi, nshoboza kuguha umwanya mu buzima bwanjye. Ndindane nawe, ndinde imbere yawe. Ubuzima bwanjye ndabuguhaye, mbusutse mu buzima bwawe ngo nyoborwe nawe Yesu. Uyu munsi ibihe nabagamo, nkaba hatari ngombwa, ngakererwa hatari ngombwa, ngatinda hatari ngombwa, ndabihinduye. Ngiye kuba imbere yawe, ndinde imbere yawe. Uzambera ikiruhuko muri uyu mubiri wanjye, uzambera ikiruhuko muri ubu bugingo, uzambera ikiruhuko, nduhukire muri wowe. Kandi uyu munsi umubiri wanjye ongera utoze kwiyiriza ubusa, ongera utoze kwiyiriza ubusa. Mpagusenga niyirije, ndenze umunsi umwe, ndenze umunsi wa kabiri, ndenze umunsi wa gatatu, ndenze umunsi wa kane, ndenze umunsi wa gatanu, ngere ku wa gatandatu, ngere muri 7, nyirenze ngere 21, nyirenze ngere muri 40. Izo mbaraga ndazisabye zo kwiyiriza kugira ngo mbashe guhangana n'imbaraga zirwanya abera muri iyi si. Umwuka wo kwiyiriza, umwuka wo kwiyiriza, suka umwuka wo kwiyiriza muri nge, suka umwuka wo kwiyiriza muri nge. Dore nacitse intege, dore narananiwe, ariko Mwami Yesu ongera usuka umwuka wo kwiyiriza muri nge. Nyongerera ibyo bihe byo kwiyiriza, bisuke muri nge cyane, bisuke mu muryango wanjye, bisuke mu muryango wanjye, bisuke mu rugo rwacu, mu izina rya Yesu. Nibyiyongere, nibigwire, kugira ngo mbashe kunesha imbaraga z'abadayimoni n'ubutware bw'umwijima bwantandukanya nawe Yesu. Kandi uyu munsi nyemerera ubutunzi bwanjye, umpe umutima wo kubugukoreshereza, umpe umutima wo kubugukoreshereza kuri bikeya nabona. Reka uba uwa mbere, umpe kubitsa mu bwami, myitoze, kuko kwitoza k'umubiri bigira umumaro kuri biki, ariko kwitoza kubaha Imana bigira umumaro muri byose. Uyu munsi mpa kugenda nkubaha, nshoboza kugenda nkubaha, nshoboza kugenda nkubaha, nshoboza kugenda nkubaha, nshoboza kugenda nkubaha. Nkubahisha ubutunzi bwanjye, nkubahisha akazi kanjye, nkubahisha imirimo y'amaboko yanjye, nkubahisha ibikorwa byanjye. Uyu munsi buri kintu cyose cyatuma ndakubaha nigikurwa iruhande rwanjye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana umutima wo kwemera gukorera abandi. Nyemerera mbe umugaragu w'abandi, nyemerera mbe umukozi ukorera abandi, nkuko waje wicishije bugufi ukemera gukorera abandi, ukemera kuba umukozi ukorera abandi, kandi uri umwami kandi ukomeye. Nanjye mbe uwo mutima, nemere ngorera abandi, nemere nce bugufi imbere yabo, kugeza ku munsi uzanyambika ikamba
ritangirika ry'ingororano z'imirimo myiza, kugira ngo nzabone icyo nirata ku munsi wanjye. Urakoze Yesu kubikoze, kungiriye ubuntu, kubinkoreye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Imana ibaho umugisha, murakoze.